Imana ije gukubura ku ma YouTube ntago iracyakora umukwabo yewe iracyakora umukwabo udahagaze aho ishaka uri kuvuga ibyo idashaka ije kumukubura abandi barafungwa irabaheha ifitanye igiye kubikira muri stoke yayo ibanze bakandireyo izabagarura yamaze kubacura mwahindutse ibyuma byayo ikoresha. Ndagusuje cyane wowe uhisemo gukurikira Iramiro TV. Uyu munsi rero dufite umutumirwa wacu twakiri imbere ya kamera, ntago ari bwa mbere tubana nawe, twagiye tubana mu bihe bitandukanye, atugezaho ijambo ry'Imana, ubuhanuzi, ni n'umuhanzi. Uyu munsi rero n'ubundi hari impamvu tumwakiriye. Karibu umukozi w'Imana rero, watangira wiyibutsa abadukurikiye ndetse ukanabagezaho icyo Imana yashyize ku mutima wawe uyu munsi. Karibu. Murakoze cyane. Hanyuma nshimiye abantu bose bakurikira Iramiro TV. Ushobora kumbonye ari mu gitondo, ugira igitondo cyiza, abari nijoro ugira ijoro ryiza. Hanyuma ku muntu mbonye ari ubwa mbere, mazina yanjye ni Ntakirutimana Elia. Hanyuma ndi umuntu w'umugabo w'umudamu umwe n'abana babiri n'abandi benshi nzabyara. Hanyuma nkuko bari babivuze, ndi gutambutsa message y'Imana mu buryo bwose. Ndi gutambutsa message mu ijambo ry'Imana, nkayitambutsa mu ndirimbo, hose ntambutsa message kandi cy'Imana ishaka ku bantu kikabageraho. Muri iminsi mfite indirimbo nshyashya nshaka kuzasangiza abantu muri iyi minsi kiri muri studio, ariko murabizi ko ngewe nyine ntago hari igihe mba nkunze kuba ndahari nagiye ntari kuboneka, hari igihe mbonye ibintu by'icangacanze, hari ukuntu mbanza nkajya gusenga nkagaruka hari message nzanye cyangwa se hari ubutumwa nzanye cyangwa se nkagaruka mfite ikinzanye. Nge ntabwo njya nza kugira ngo abantu bambone cyangwa kugira ngo mpitinge, oya nzanye message. Ndirimo mfite iravuga ngo umugambi w'Imana ku muntu urarusa ye murarusa, umugambi w'Imana ku muntu urarusa ye murarusa. Yo niyo ndirimbo mfite nshyashya nshaka gusangiza abanyarwanda n'abari hanze y'u Rwanda bumviye ururimi rw'ikinyarwanda. Hanyuma ndabashimiye rero kandi mbashimiye kubw'ineza, bashimiriye Imana kubw'ineza ikomeje kutugirira abantu bayo. Hanyuma Imana ishimwe. Ndumva twatangira dusenga, nababwiye ko amazina ari Ntakirutimana Elia. Hanyuma kabiri ndi umukirisitu ukijijwe, dini nteraniramo cyangwa se dini nteraniramo na ADPR, ariko nsengera mu mutima. Urusengero rwa mbere ni umutima. Urusengero rwa mbere ni umutima, naho izindi zose zakingwa, izacu zirakomeje. Yego, urusengero zacu zirakomeje. Reka dusome ijambo ry'Imana. Reka ntangire nsenga kugira ngo tuze gusoma ijambo ry'Imana. Imana yacu Imana ikomeye, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, Imana itagira ukuntu ibigenza, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, Imana ifite ubushobozi n'imbaraga. Iyo uvuze ngo umuntu nabeho abaho, iyo ukinze nta wakingura, ikinguye nta wakinga. Icano Iramiro TV, ndavuze ngo imbaraga z'Imana ziza ziganze cyane kandi ubwiza bw'Imana buze. Narivuze ngo ubwiza bw'Imana no gukora kw'Imana n'umwuka wera w'Imana bize biganze cyane ku bantu tugiye kubana muri iki kiganiro. Ngabo bana natwe muri byose mbyambaje nizeye mu izina rya Yesu wapfaga mwakazuka, amen. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana, reka dusome mu izina rya Yesu igitabo cy'umubwiriza. Reka dusome mu izina rya Yesu igitabo cy'umubwiriza ibice 10 umurongo wa 8. Haravuze ngo ucukura urwobo azarugwamo, kandi umena urugo inzoka izamurya. Ucukura amabuye azakomeretswa nayo, n'uwasa inkwi zimushyira mu kaga. Intorezo iyo igimbye nyirayo ntayicyaze, aba akwiriye kuyongera amaboko, ariko ubwenge
akamaro ko kuyobora umugombozi iyo ariwe n'inzoka atigomboye aba yaramaze iki? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo dusomye turisanze mu gitabo cy'umubwiriza, hanyuma dusanze ari ibice byaho 10:8. Haravuze ngo umuntu ucukura urwobo azarugwamo. Hanyuma mu bintu umenye muri iyi minsi, ngende kubwira abantu nkababwira ngo iminsi turimo ntago ari yo kuvuga abantu, iminsi turimo ntago ari yo gusebanya iminsi turimo ntago ari yo gutukana, hoya, ahubwo iminsi turimo niyo kwegera Imana tugasenga. Nagira ngo mbabwire, umuntu yirate ko afite Kristo, yirate ko yamenye Imana. Hanyuma kwirata ibindi bintu byose wakirata ni ubusa. Mbonye abantu benshi birase barirata, ariko barirata ibyo bari biringiye bibaca mu myanya y'intoki barebaga. Hari igihe umuntu yirata akirata umuntu ukomeye, ariko nubwo yirasuye umuntu ukomeye yirengageje ko uyu muntu ejo azapfa. Hari igihe umuntu yirata akirata amafaranga, kandi burya amafaranga, hari igihe amafaranga agira amaguru akigendera, kandi ikibita amafaranga agenda atagusezeye, kuko n'ubundi ajya kuza ntigeze akomanga, agenda atagusezeye. Umuntu wirata muri iyi minsi yirate ko afite Kristo. Mbonye abantu birasa abagore, dufite abagore beza, abagore ejo bwacyo kamubwira ati burya wanshatse, burya sibuno, ati narabyo gushaka umugabo nkawe, ndi kubona utankwiriye. Yarabonye abandi bagabo bafite amafaranga agahita yigendera. Mbonye umuntu wirata ubutunzi bumuca mu myanya y'intoki yarebaga. Mbonye umuntu wirata ko yagiye muri gym agaterura. Mbonye abantu birata ko bagiye mu gym agaterura, ejo akarwara agasigara 50. Mbonye abantu birata bakirata ubuzima, ejo bukabaca mu myanya y'intoki bakajya kuri bomboni ku mwuka, ku isaha bakajya kabareba ibihumbi n'ibihumbi. Uriya muntu uri kwirata ejo azapfa. Uzirata iki? Irate Kristo, irate ko wamenye Imana, naho ibindi bintu byose ni ubusa. Uzi ko umuntu ari nk'ubwatsi, mu gitondo uzace nk'ahantu nk'abantu bamwe mu cyaro, mu gitondo uca ahantu usanga ubwatsi burimo ikime butoshye, nimugoroba wahanyura ugasanga bwarabye bwumye. Nuko umuntu ameze mu gitondo muhura afite ubuzima, nimugoroba kuma ngo yitabye Imana, arapfuye, birarangiye. Bishaka kuvuga ngo wowe haranira kwirata sifo edos, kwirata Imana, kwamenya Imana. N'ibindi byose ni ubusa mama, ibindi byose ni ubusa musore, byose ni ubusa muko, byo wakirata byose papa ni ubusa. Bibiri tubwira ngo umuntu ucukura urwobo niwe ugiye kurugwamo. Niba uzi ko wacukuye urwobo, uvuga mugenzi wawe urwobo niwe ugiye kurugwamo. Niba waracukuye urwobo usabya mwene so, ubwo rwobo ugiye kurugwamo, niwe ugiye kurugwamo. Ushobora ngo urwobo wicukuriye niwe ugiye kurugwamo. Niba warasebeje mugenzi wawe, itegure, bigiye kukugarukira nawe sebe. Niba warandaritse mugenzi wawe ukamwandarika, itegure nawe ugiye kwandagara. Yarangazwa n'uyu muntu aturanye n'undi akavuga ngo uriya muntu rwose ngo yari muturanyi mubi, ngo none Imana iransebeje. Ariko uburyo nubwo asebye nawe itegure ejo uraseba. Umuntu napfa muri karitsiye, agapfa muri karitsiye, nawe itegure ko nawe ejo uri bugerweho. Ushobora ngo ni integuza, iyo ni integuza ubonye. Ariko mwami Yesu we,
mbonye abantu bacukuye inzobo bazicukure bende se bagambanira, mbonye abantu basebeje abandi, mbonye abantu batutse abandi, mbonye abantu ariko izo nzobo mwacukuriye abandi mugiye kuzigwamo kuko akebo wageze niko Imana ije kugereramo. Ngo umuntu ucukura amabuye, ayo mabuye ni wazakomeretsa, amabuye wateguye gutera abandi bagiye kuyagutera kuko Imana iraje iyi Imana iraje ije kuguranura kuko wagaragaye nkaho ufite umutima mubi, ibyo wari kugambira gukorera abandi nibyo Imana ijye gukora, bigiye guhindukira bari bo bigirirwa. Niba warateguye gusebya abandi bigiye guhindukira bari useba, abari bo basebya. Imana yari yantumye ngo nzebwira abantu ko inzobo abantu bicukuriye aribo bagiye kuzigwamo. Niba waracukuye urwo rwo kugambanira mugenzi wawe niwo ugiye kurugwamo. Niba waracukuye urwo rwo gusebya mwene so niwo ugiye kurugwamo. Niba waracukuye urwo rwo gusenya urwo rwa mugenzi wawe niwo ugiye kurugwamo, urwo rwa rugiye gusenyuka. Niba waracukuye urwo rwo guhombya umuntu mucuruzanya niwo ugiye guhomutaha iva ku iseta. Niba waracukuye urwo rwo kugira ngo mwene so mwandarike niwo ugiye kwandagara. Umvira ijambo ubuhanuzi n'ubuhanuzi. Yari yantumye ngo nze mbwira abantu, niba ushaka kuba mu mahoro, niba ushaka kugendana amahoro, niba ushaka kwicara mu mahoro, niba ushaka kuryama mu mahoro, ifurize mwene so amahoro. Kuko ibyo ugiye kumwifuriza nibyo bigiye kukugarukira. N'umwifuriza kubaho neza nawe ugiye kubaho neza. N'umwifuriza gutunga ibyiza nawe uratunga ibyiza. N'umwifuriza guhakaronka nawe urahahuronke. N'umwifuriza umvira ijambo, n'umwifuriza ineza y'Imana nawe ineza y'Imana hindukira ikuzeho. Hanyuma n'umwifuriza umuvumo urakugarukira. N'umuha urukundo rurakugarukira. Bibiliya yatubwiye ngo niba umugombozi ari we n'inzoka, niba umugombozi atabashije kwigombora, uwo mugombozi amaze iki? Ndumva shaka kuza kubwira abantu ko urwo umuntu yari yicukuriye ari we ugiye kurugwamo. Hari ugiye kubona ukabona umuntu araje afashe ibintu, araje afashe hari ibintu abantu bari kutuzanira tudakeneye. Hari ibintu abantu bari kuvuga tudakeneye. Hari abantu bari kuza bagasebya abandi bidakenewe. Ariko icyo gisebo menya ko kigiye kuguhindukirana. Kuko Imana yantumye yari yambwiye ngo nze mbwira abantu bari hanze y'u Rwanda, bari mu Rwanda, bari mbese mwese mbabwire ngo umuntu urwobo yicukuriye nirwo agiye kugwamo. Niba waricukura urwobo rwo kuroga mwene so, ubwo burozi uzaburya n'abawe. Niba waricukura urwobo rwo gutuka mwene so, aho bwitegura ugiye gutukwa. Niba waranze kubabarira mwene so, ntawe nubwo ntibazakubabarira. Shobora ngo banzu babarire mbere yuko ushaka. Imana nawe ntago izakubabarira mbere yuko ushaka imbabazi z'Imana. Nawe banzu babarira abo wahemukiye, abaguhemukiye babarire, nawe wabahemukiye basaba imbabazi kugira ngo ubone neza y'Imana n'imbabazi z'Imana. Banzu babarire. Ko umuntu akaza aje guhanura ariko yananiwe kubabarira mu muryango we ngo sinzigera mbababarira. Nawe ntago Imana izakubabarira. Umenye ko uri gukorera kuri zero. Yambwiye ngo urwo muntu yicukuriye nirwo agiye kugwamo. Niba waracukuye urwobo witeguye ko mwene se azakurwa n'isoni, ukaba utegereje isoni kuri mwene so, itegura izo soni ntabwo Imana izazimukoza, ahubwo niwe zizakora gushaka ikibi kuri mugenzi wawe. Mabwire itangazo mwese abantu munkurikiranye cyangwa se mukunda kunkurikirana, mbabwire ngo nibwo Imana ije gukubura ku ma YouTube, ije gukubura ntago irakubura. Nibwo ije gukubura, imaze gukubura ku munsengero, igeze ku ma YouTube, ije gukubura abantu birwa bavuga abandi, mutuka abandi, mubasebeza. Ije namwe kubasebeza, ije kubandarika, mbese igiye kubarika mukorwa y'isoni, abandi mufungwe kuko nyine inzobo mwicukuriye nizo mugiye kugwamo. Maze imisi mbona bavuga ngo bishimye rwose, bishimye ngo natagarukira ngo arapfa, agira ngo ni Imana yaremye umuntu. Uzwo ni Imana itifuza ko umuntu apfa uretse ko umuntu ananirana, ariko Imana burya ijya kureka umuntu, ijya kumurikura mu maboko.
burya yagoraguje byanze, ijya gutuma umuntu aseba, burya yagoraguje byanze. Iyo ubonye rero wabajya kwihebwa udafurwa, utafurwa, mbese ibona wo utafurwa irakureka. Hanyuma Imana ije kugerera umuntu akewesha kugereramo mwene se. Urwobo umuntu yari yicukuriye nirwo agiye kugwamo. Abantu banze kubabarira, mukanga kubabarira, Imana ntagira ubabarira, ntagira ubabarira Imana. Ariko ni gute wasenga uri umurozi uroga? Ako kewe ubwo burozi ugiye kuburya kuko ari wabusanye. Ni gute wasenga ufite inzaratsi nturasenze? Ntabwo uri gusenga, ntabwo uze kwigenzura neza, uze kureba Imana iri gusenga iyo ari yo. Imana ije gukubura ku YouTube, ntabwo iracyakora umukwabo, yewe iracyakora umukwabo. Ije gukubura ku YouTube umuntu wese udahagaze aho ishaka, uri kuvuga ibyo idashaka, ije kumukubura, abandi barafungwa. Irabaheha irabaheha, ifite ahantu igiye kubikira muri stoke yayo, ibanze bakandireyo. Hanyuma nimara kubakanda izabagarura yamaze kubacura, mwahindutse ibyuma byayo ikoresha nk'uko ibishaka. Undi se urusengero rwa mbere si umutima. Hanyuma nishaka nsoreza ngaha, shaka mite nsoreza naha ngaha, nsengera abantu b'Imana bumva baciye bugufi, wumva wari wacukuye urwobo rwo kugira ngo mwene se arugwemo, wumva washaka kumusebya, washaka kumuvuga nabi, washaka kumuroga, washaka kumuteranya, ubundi reka mbabwire, Imana ntago isenya irubaka. Umuntu uzakuzanira ubuhanuzi burimo gusenya aguteranya na mwene se, ubwo ntago azabona ubuhanuzi buturutse ku Mana, ubwo n'ubwa Satani. Umuntu uzakuzanira ubuhanuzi ngo rekuriya muntu, ubwo ntago ari ubuhanuzi n'ubwa Satani. Umuntu uzakubwira ngo uriya mugore muri kumwe si uwawe, mubyaranye gatatu, ubwo ntago ari ubuhanuzi n'ubwa Satani, ntago ari ubw'Imana. Ubwo umuntu uzakubwira ngo mbese akakubwira ngo uriya muntu burya mugendana ni mubi, utabishyizemo ubwenge ngo ugenzurishe umwuka w'Imana. Ubundi hari ibintu ugenzurisha umwuka. Tugiye gusenga, ariko itangazo narinzanye ninjye kuvuga ngo umuntu wacukuye urwo wacukuye n'ubwo ugiye kugwamo. Cyakose umuntu ugiye kugirirwa amahirwe ni umuntu kwifuriza abandi umugisha, nawe ugiye kukugarukira umugisha. Hanyuma ngo ntangariza abantu ibyo abantu biringiye, ibyo abantu bari kwizera, ibyo abantu bari kwishingikiriza byose utishingirikirije ku Mana. Hari abantu bagiye gusigara bafite ubusa kuko batishingikirije ku Mana. Hari abandi bagiye gusigara baririmba urwo babonye kuko batishingikirije ku Mana. Hari abantu bagiye kugaruka ku Mana ariko Imana itakibafitiye santima. Yarababwiye bamwe mwanga kumva, ibabwira kuva mu byaha mwanga kumva, ibabwira kwiyana mwanga kumva, bamwe mwabaye akahebwe. Hanyuma Imana yarigeze aho irambirwa, nayo igiye kubanza bakine ku mubyimba kuko ibyo mwatenyaga byabagezeho. Hanyuma ikindi, umva itangazo. Ikindi, Imana igiye kongeza volume, yari itarayongeza, nibwo igiye kongeza volume. Noneho igiye kongeza volume, yongeze volume, kuko ibyo mubona, ibyo mwabonye yari integuza, noneho nyine iraje iriziyeyo. Mboreka dusenge, si ngombwa kuvuga menshi, umunyabwenge yumvishije. Uhagaze urababarira cyangwa uracyari gusengana ubugome n'inzika? Ngo ntago uzababarira, ntago nzamubabarira. Nawe Imana ntago uzakubarira, umenye ko gukora nta bugingo, uri gukorera kuri zero. Ese aho nturi gusabya abagenzi bawe? Ese aho nturi guteranya bene so? Ese uracyahagaze aho Imana ishaka? Uracyari mu bumana? Uracyari kumwe n'Imana? Uracyagendana n'Imana? Uracyavuga Imana? Uracyatuye mu bumana? Reka dusenge Imana, niba wumvisha haranutsinzwe kandi nawe wumvisha ugihagaze, wirinde gucukurira bene so urwobo, kuko umuntu wese Imana yantumye ngo nze mbwira abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda ko ubwobo umuntu yicukuriye ari rwagiye kugwamo. Niba uracukura urwobo bw'ubugome, urwo ugiye kurwamo nawe, mbese ubwo bugome bukugaruke. Cyangwa ngo urwobo wicukuriye n'urubuze kugwamo, kandi amabuye watoye kugira ngo utere bene so, ahubwo bigiye guhindukira abari uyaterwa, abari useba, abari umwara, abari ubura inzira, abari useba, abari baseka, ni wowe. Niba utahagaze uko Imana ishaka, ngo
ibyo ushaka bari byo ugirira abandi. Ugiye guseba. Mana turagushimiye. Tugushimiye kubw'ineza yawe. Tugushimiye kugira neza bugacya bukira. Oh las. Uri umubyeyi mwiza. Ntajya kikunanira. Hanyuma waruntumye ngo nze mbwira abantu ko urwo muntu yicukura ari rwo agiye kugwamo. Kandi hagiye guhirwa umuntu uri kwifuriza abandi umugisha. Hagiye guhirwa umuntu uri gusabira abandi byiza. Hagiye guhirwa umuntu ufite Imana yakuba nk'umutabazi we. Kuko igiye kumubera umugabo, ugiye kumubera ubuhungiro mu byago n'amakuba. Abantu bari batsinzwe baciye bugufi muri amasengesho. Muri iki kiganiro tugize, nyemerera Kristo imbabazi zibazeho. Kandi rero muso none ubaha imbaraga zibabatura mu byaha. Ntibazonye gusubira mu byaha kundi kandi bari barananiwe kubabarira. Uyu munsi wa mutima babarira. Byose byatuye mwizeye mu izina rya Yesu ko bibaye. Amen. Hanyuma kora subscribe, share, comment, like, usangize n'abandi. Nakagaruka agere ku isheni Iramiro TV. Koze Imana Elia, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.